episode ya mbere kuri season ya mbere. Inkuru yacu tuyitangira n'umusore uba uryamye asinziriye hafi hanze n'icyumba aryamyemo haba hari abana barimo bakina baririmba cyane. Bidatinze urusaku rw'abana rugenda rwiyongera kugeza ubwo rugera kuri wa musore uryamye mu cyumba bigatuma akanguka. Umusore akanguka ubona ko akanguwe n'urusaku rw'abana, agahita akura amaguru ku gitanda ubundi akicara yubitse umutwe nk'urimo gutekereza ibintu bitoroshe. Hashize nk'umunota umwe yubitse umutwe mu biganza, imbere ye muri icyo cyumba haba hateretse telefone igatangira gusona. Umusore azamura umutwe ubona ko afite ibibazo byinshi, yareba muri telefone ukabona ko mu maso atishimiye umuntu umuhamagaye, kuko ahita amwihorera akareka fone igakomeza gusona kugeza yikuyeho. Urimo umuhamagara nawe ntacika intege kuko akomeza ahamagara buri uko fone ivuyeho, kugeza igihe uwo musore ubona ko abangamiwe mu maso ukabona ararakaye. Ako kanya ahita afata telefone, akiyifata agahita avuga mu ijwi rinini ati, ariko abantu nkamwe kuki mwavukiye kubuza abandi amahoro? Ubu koko ugomba gutuza ari uko nsaze nkatoragura amashashi ku muhanda? Uribesha, ntabyo ubonye rwose. Uko umusore avugana umujinya mwinshi abwira uwo tutarumva, uwo ahamagara avugana ijwi wumva ko rifite intege nkeya rigira riti, Ivan, ufite ikibazo cy'umwana wanjye. Ako kanya umusore agahita yikanga akabaza ati, mama, ni wowe? Nawe ati, Ivan, ese uri mu biki bituma utanyitayeho mwana wanjye? Ese urukundo wandutishije n'ubu nta somo ruragusigira mwana wa? Ivan uba umaze kumva ko yatekerezaga ko ahamagaye atari we uhamagaye, ahita yicara, rya jwi yavugishaga n'umujinya mwinshi akarigabanya, agatangira kuvuga ubona ko amaso yuzuye urukumbuzi rwinshi ati, mama, ese koko ni wowe? Kuki wansize mama? Ese kuki uvuga nk'urwaye? Mama agiye gusubiza uba wumva umwuka ukura kure, kuko no kumwumva wumva ko umwuka ukura kure ahumeka cyane. Yarangiza akabwira Ivan ati, mwana wanjye, nifuje kukubwira ijambo rya nyuma nk'umwana umwe rukumbi nabyaye, nkubyara natekerezaga ko wenda uzambera umugisha, ariko se kuki byagenze gutya? Atarasoza ijambo rye, Ivan akamubaza ati, ese mama, kuko nuko wavuga? Kuko nakubereye umuvumo? Mama nawe ati, mwana wanjye, naba mbeshe ndamutse mvuze ko wambereye umuvumo, kuko na mbere hose wahoze uri umugisha. Gusa kuva Anita yaza mu buzima bwawe, nicyo gihe umugisha wahindutse umuvumo. Ese Ivan, kuko byari binkwiriye kurutishwa Anita? Gusa ndazi neza ko isi izagusubiza ikibazo nkubajije mwana wanjye. Umubyeyi uba uvuga wumva ko bigoye, arangiza kuvuga cyo ukumva ijwi rigenda ribura kugeza atakibasha kumvikana. Ivan acyumva mama atakivuga, atangira guhamagara buhoro mu ijwi ry'ikiniga, azi ko mama akimwumva. Agahamagara ati, mama, akumva ntabwo asubijwe. Akongera noneho yongeye ijwi ati, mama, ese ntabwo unyumva? Ako kanya akavuga ijwi ry'umugabo kuri fone ati, nta nubwo azigera yongera kukumva. Umusore Ivan akananirwa no kumva iryo jwi, akavuga ati, ngwiki? Ariko uwavugaga ntabasha kumva ko Ivan asubije, kubera ko fone ahita ayikupa. Ivan akagerageza kongera kuyihamagara, ariko akabwirwa ko nimero ahamagaye itabashije kumwitaba. Ivan dutangirana afite ibibazo, fone aba yitabye, ako kanya imwongerera ibibazo kugeza aho yumva agiye no gusara. Ese niki cyabaye kuri uyu musore na nyina? Ese niki gituma nyina avuga amagambo nk'ariya? Ese Anita twumvise we ni muntu ki?
yakoze iki cyatumye azanira mama Yvonne umuvumo? Ese mama Yvonne arapfuye? Uvugiye kuri fone we se yaba ari nde? Ibi byose urashaka kubisobanukirwa? Musabye kunkandira subscribe kuri iyi channel, ubundi tugakomezanya iyi nkuru yacu. Njye uyikugezaho nitwa Mugisha Kenny. Niba wamaze gukanda subscribe no kunyihera like, muhaye ikaze ku munsi wa kabiri ukurikiye uri iyi nkuru twayitangiriyeho, Yvonne aryamye abana bakinira hanze y'iwabo. Uyu munsi tujeho aha ni ku bitaro. Haba hari umugore ufashe umukobwa akaboko amuzana inyuma y'ibitaro ahadakunze kugera abantu. Bakihagera umukobwa uba utishimiye ukuntu uwo mudamu amuzanye amukurura, ahagarara ahita avuga mu ijwi rirakaye ati, ariko mama, kuki koko ukimfata nk'umwana? Urabona ukuntu nkurura koko? Umudamu nawe ubona ko ari seriye agasubiza uwo mukobwa uba amwitanye ati, ngo maze gukura rero, umva Ani, narakubwiye ngo kwigira bamenya kwawe niyo mvano y'ibi bibazo byose turi kunyuramo. Iyo nza kuba narakubujije kwivanga muri bizinesi z'abakire, sinakabaye ndi hano ku bitaro. Ubundi kutabyumva ufite ikihe kibazo? Anita nawe agasubiza mama we ati, mama, nizere ko utagarutse kumbaza ku byo kuba narakunze. Niba narakunze nanjye nkakundwa, kuki mwumva ko nkwiye kubivamo? Nyina nawe ati, ahubwo se kuki utumvaho neza ko ukwiye kubivamo? Ni iki kizima urukundo rwawe ruri kuduha? Ese ibi nibyo wifuza ko twabamo? Anita nawe ati, ariko se mama, kuki mutekereza ko kuba papa yaragonzwe ari impamvu yo kuba nkundana na Yvonne? Kuki mutumva ko byaba ari impanuka nk'izindi zose? Nyina nawe arakaye cyane ati, noneho urambonamo igicucu? Urambonamo injiji itabasha gutandukanya icyatsi n'ururo? Niko uvuze Ani? Anita, mama, ndabona bitangiye kuba bibi. Ndabizi urakaye aha byaba akavuyo. Babarira utuze, ibindi ubuze kubikemura ni ukuri. Mama, ariko si uhora umbwira uti ndabikemura. Ejo ngaho nirukanwe ku kazi, bukeye papa wawe aragonzwe hafi gupfa. Anita, koko mfite gutuza ukabyitaho? Ubundi ko uri umukobwa mwiza, niba ari urukundo abandi bo ntibarufite, ariko ngutegereje ko twese dupfa paka tugashira. Umukobwa na nyina bakomeza kuganira. Aha tugarutse, uyu musore aba avuga arakaye cyane ati, ariko njye icyo nanga ni ukutanyurwa kwawe. Ese si njye wirirwa nkora imipanga ikugeza ku byiza? Kuki nta na rimwe numva umbwira uta akazi keza? Umukobwa baba bavugana nawe ati, Japhet, singaya ko ukora akazi keza, ariko akazi kawe gakorana ubwenge. Naho ibyo kuvuga ngo urimo gutuma ngera ku byiza, aho uri kwirengagiza ko nawe ubifitemo inyungu rwose. Urashaka kubona Anita abo wawe, nanjye ndashaka Yvonne, kandi umenye ko amafaranga ukoresha mu mipango yawe uyahabwa nanjye. Uwo musore Japhet nawe ati, ariko se ubundi Aline, ni icyo ugaya ko nakoze nabi mu by'ukuri? Aline ati, ejo watwaye mama Yvonne, urangije umushira kuri fone yanjye ngo avugane na Yvonne. Ese ibyo wakoze urabizi icyo biza kubyara? Japhet ati, sha ari, nanjye rwose wumve ko natunguwe pe. Nari nzi ko simikadi nkoresheje mpamagaza ari iyanjye, nza kwisanga nahamagaje iyawe. Aline ati, ibyo ntabwo nifuza kubyumva kuko ndabizi. Icyo usabwa ni ugusukura uyu mwanda wose wateje bitaraba bibi, kuko njye nibaza bambaza mama Yvonne ndahita nkutanga pe. Japhet araseka ati, hahaha, ariko we ukibwira ko njye amashusho ugonga ise wa Anita nayafite? Ugomba kumenya ko twese nidutsinda tuzatsindira rimwe,
ikindi nidutsindwa njye nawe tugomba kubihanirwa, utibwira ko uzangambanira. Niba wirinda wibuke nanjye undinde. Aline ati basi se mama Ivan ari he? Japhet ati hari ahantu ari, uretse ko ameze nabi sinzi ko aza kumara igihe akiri muzima. Aline arikanga abwira Japhet ati Japhet, ukora igishoboka uriya mubyeyi atahe, kuko naramuka agize ikimubaho amahirwe yacu araza kuba arangiye. Urumva neza? Akirimo kumukankamira amubwira gutyo, telefone irasona. Aline ati ahubwo Ivan arongeye arampamagaye. Arangije aratuza aramwitaba ati yesi Ivan. Ivan kuri fone avugana umujinya mwinshi ati yesi iki? Aline, urambwira aho mama ari cyangwa ntwara ibimenyetso kuba bishinzwe? Aline mu ijwi riteye impuhwe atari ko se Ivan, koko nkubwire kangahe ko simukadi wabonye bayibanye na telefone yanjye? Ariko ntaribi, niba utarimo kunyizera kora icyo umutima wawe ugutegetse rwose, uze no kubabwira ko nagonze papa wa Anita, narangiza nkamutwara kwa muganga, nibwo wenda nza gufungwa numva nishimye. Ivan ati ariko Aline, n'ubu ntiwari wabyizera ko atari njye wagonze papa Anita? Aline ati sinabyizera nk'uko nawe utigeze wizera ko nigeze mpura na mama wawe. Ivan ati imodoka y'ibirahuri bya fime yari inyuma yanjye niyo yamugonze, ariko bigaragara nk'aho ari njye, ahubwo wowe waturutse kugira ngo uze umbwira ko ngomba kwiruka. Aline ati ni kwa kundi ibintu bihurirana, narakubonye uhanyura, abantu benshi barimo bajujura ko iyo modoka itukura ariyo yagonze, rero narabibonye ko ukekwa ari wowe, niko kuza niruka nkugira inama ngo uhunge. None ariko ubutwari bwanjye ikomeje kubutesha agaciro, gusa birakomeza gutya, nkubwire ukuri nanjye nzakuvuga ukuri ari gucecekeshwa. Ese murahari? Inkuru tuyikomeze? Andika muri komenti niba uhari, ngaruke muha episode ya 2.